Haleluya, haleluya, haleluya. Hari n'ibindi nakwinjiramo ngasobanura ariko nzabigarukaho birambuye. Aho abantu baba bazi ko ari wowe wenyine ufite kamere ebyiri. Ibyo ngibyo mu by'ukuri abantu baba babizi wenda bakeda. Abantu baba bazi ko ufite kamere ebyiri. Ari wowe wenyine mu isi no mu ijuru ufite kamere ebyiri. Ukaba Imana 100%, ukaba n'umuntu 100%. None rero kuva buri wese ukeneye ubugingo kuzabaho iteka nta handi abariza. Ntaho kugira ngo umuntu amere neza agomba kubariza kuri wowe, agomba kunyura muri wowe ukamujyana aho ushaka. Wivugiye ko ari wowe nzira kuri n'ubugingo. Sinitaye kuri babandi bavuga ngo ko hari izindi nzira ngo zizabageza ku Mwami Imana. Bana bani babandi bayobye bakabya benshi kandi nibatihana bazacirwaho iteka. Nta yindi nzira. Ntayo. Inzira ni imwe, ni Yesu Kristo w'i Nazareti, Mesiya w'abari mu isi. Abakomeye n'aboroheje ni muri wowe gusa babonera ubugingo buhoraho. Ibibazo byose isi ifite nta handi ibisubizo biri uretse muri wowe Mwami. Babyanga babyemera. Ndabona byatangiye no kubazengereza kuko iminzani yabo yatangiye kuzunga muzunga kugeza bemeye ko ari wowe byose muri byose kutangira ukanaheruka kandi ko ari wowe gisubizo cy'abari mu isi. Yewe wavuye mu mvura muzima. Ubutaka bwari bumaze iminsi 3 n'amajoro 3 bugufite bwatunguwe no kwakira bwa mbere utandukanye n'abandi. Ntabwo bwamaze iminsi 3 bwashobewe. Nta mahoro bwari bufite, byari ubwoba gusa. Muri ibyo bihe bwarwanaga no gushaka uburyo bwakwirengera. Bwananiwe kukugumana kuko ntibwaremewe kwakira umurambo w'umuremyi wabwo igihe kinini ntarengwa yari yashizweho. Ni iminsi 3 n'amajoro 3. Yewe we wateye urupfu mu ndiri yarwo rutunguye urwambura urufunguzo usakiza kuzimu itunguwe nayo uyambura urwayo. Wari ubifiteho ubutware urabimwambura umusiga imbokoboko uramuhemura ku mugaragaro umwivuga hejuru kubw'umusaraba maze ufungura intumbi zabera. Sabakiranutsi bari barahejejweyo bategereje ko ari wowe uzababohora Mwami Yesu. Ni wowe ubohora, ni wowe uzura abapfuye. Ndabaza hari ugifite ikibazo kuri rya zina yahawe risumba yandi mazina yose? Dore ko umwana w'umuntu akunda kuburana. Aha niho watangarije itegeko ryashyiragaho iherezo ku bwami bw'umwijima maze utangira ibihe bishya kubacunguwe twese. Imbaraga z'umuzuko zaguhaye ubuzima aho ababyawe n'abagore bose bapfuye bizera bari barabohewe maze wuzuza utyo umugambi wari warateguwe mbere na mbere ko umuntu azacungurwa n'undi muntu. Cyangwa simbizi ibyo ndimo kuvuga, wowe nteze amatwi ndaguhanikiye cyangwa se wowe uzabisoma. Wavuye mu isi nk'uko wayijemo nanone mu nzira y'ibimenyetso n'ibitangaza. Abigishwa bari baguhanze amaso y'umubiri uzamurwa bakureba ibicu birabakingiriza. Wagiye mu ijuru n'umubiri nanone ariko ibi ni ibikira nk'uko wayijemo mu mubiri wabyawe n'umugore. Ariko wari wamaze guhindurwa wambaye ubwiza bwo kunesha urupfu na kuzima ariko cyane cyane kunesha icyaha. Haleluya. Wazamukanye ubwemarare mu bimenyetso n'ibitangaza ujya mu buturo bwawe bwera kugira ngo wicare ku ntebe y'icyubahiro y'ubwami buryo bwa Data wa twese ari we na So. Uw'imiryango yose yo mu isi yitirirwa kandi ihererwamo umugisha. Maze ijuru rihimbaza ryamamaza riririmba insinzi yawe Mwami. Dore ibirori, dore ibirori, dore ibirori. Imbaraga z'umwijima zinjiye mu cyunamo gitunguranye. Icyo gihe nta nubwo bazakivamo barakagihoramo kuko ibihe buhora bisimburana iteka. Icyo gihe ubuhangange bwawe bwahagaritse imbaraga z'ikuzimu kubera ko ari wowe ufite ijambo rya nyuma. Kuzimu yaratunguwe rero, gahunda zose zapfuye ubusa. Icyubahiro ni cyawe Mwami kuko ari wowe utegeka byose. Wangaruriye ubuzima kugira ngo mbeho nkunezeza, mbeho ngukunda, nguhimbaza iteka n'iteka.
urakwiriye kwicara mu mutima wanjye ugakwirwamo. Nagushakiyemo icyumba kimwe tugomba kubanamo turi babiri, nta bindi bituvangira. Sinzigera nkubura nawe ngo mbure, kandi tugomba kuba pata na ruki kugira ngo unyuzuze, umpaze, ungere ibwina, kuko ntawe wishwa. Ujye ungendamo uko ubishatse, uhagarare, wicare, urambye, uvuge ibyo ushaka byose, kuko biba ari ibitanga ubugingo n'ubuzima buzira umuze, kuko naguhaye uburenganzira ku byanjye byose ibihe byose. Ngomba kuba uwawe ibihe nzamara mu isi, tukazakomezanya no mu buhoraho, aho nzakunezererwa nkarengerwa n'ubwiza bwawe budashira. Icyampa ibyo tudafitanye gahunda byose bikibwiriza bitaraba nabi, kuko ubu naratsirakije, uwo ndeba ni wowe gusa. Sinitaye ku bagitsikimba bahwihwisa ibyo badasobanukiwe neza, ariko n'uburenganzira bwabo barimbuka bazira kutakugira. Burya hari amagambo nabwira wowe gusa, hari nayo nakumva na wowe gusa. Uwo ni umwihariko wawe nanjye. Kuki ntakunda rukundo wanyikundishijeho kugira ngo nshungure? Kuki ntakwima amaso n'amatwi ibindi bigahita bisobanukirwa ko nta mwanya wabyo mfite? Iki cyambuza guhama muri urwo rukundo rwatumye twarakubiranijwe nk'umurungu urenze uw'inyabutatu. Kuki ntakwishimira imibereho wampaye nuzuye amahoro n'umunezero muri iyi si yangiritse, ubwo benshi batagufite bakinyamenyo kubera ko nta mahoro y'abanyabyaha, kuko batagufite utagufite wese, kuko batagufite kandi ari wowe mwami wayo. Ndanyuzwe, uranyuze. Yongera untegera amatwi ibi. Wampaye umunezero wisuka mu byishimo byampesheje igihembo, bituma nambika ikamba nkiri muri iyi si, maze bikambera impamvu ituma mpora ngushima. Kandi kubera ko buri munsi unyereka kutarangije, umaze no kumpa umwuzuro uzasendera, maze ukazasesekara iki gihe nyine, nyamara ni iki gihe nyine, ayiwe dore ni iki gihe, maze ukazakomeza no kwesa n'iyindi mihigo, kandi wungikanya ibisubizo by'amasezerano, dore ko wampaye menshi kandi ukaba ugomba kuyasohoza yose ntariburaho. Wagira ngo naraguhenze, kandi niko mbibona. Wongeye unyeretse kutarangije, shimwa nyagushimwa we, urabikwiriye. Nanjye nkambitse ikamba ryiyongera ku yandi. Haleluya! Kubivuga gusa birabifobya, byumvikana neza ko bibamo iyo biri mu byusa neza. Amateka y'amasezerano yacu afite agaciro karenze ku buryo yashyizwe mu bubiko bw'ijuru. Haleluya! Muri iki gihe wagira ngo ni umugani, nyamara ariko natewe mu giti cy'ubugingo nk'uruzabibu rw'Uwiteka. Byose birabwirwa b'iki kinyejana, kugira ngo twere imbuto tuzasangirira ku meza y'Umwami yarangije gutegurwa mu bukwe bw'umwana w'intama, aho twese tuzaba turamya Uhoraho n'amajwi y'urwunge ubudahagarara. Mbega ibihe ntegereje we! Ni kuki impundu zitavuzwa ngo amakondera atsikimbe? Ni kuki impundu zitavuzwa aho umugeni ategurirwa? Umutima wanjye uragutse cyane, kandi waguwe n'urukundo, imbaraga z'urwo rukundo rwatumye bene bombogotana. Za ntambara z'urudaca ntajya mbasha gusobanura, niyongeye kuzivuga umutima wanjye urameneka. Reka nkomeze nkuramye, namamaza urukundo n'imbabazi byawe, nogeze ubuntu wangiriye n'ibyo nashyiriwe mu isi, kubera kugukunda no kubwira abo waremye ko uri umwami ukwiriye guhimbazwa, kugira ngo
bimuri bigirwamana bakwimikiye ni wowe ukwiye kwima mu bugingo bwabo bende bececeke. Nzahora ngushima nkuramya nguhimbaza nkwamaza iminsi yose ndi mwiza. Nzakomerezaho kandi igihe tuzaba turi kumwe ubudatandukana turebana amaso ku maso, unyambika ikamba ry'ubugingo n'ayandi, nanjye nkwambika menshi y'amashimwe nakubikiye. Erega nanjye ngufitiye uruhisho, nuko ntawe uhisha, ntawe uhishwa, ntawe uhisha uwahishaho. Nzanezerwa ubwo nzakubona, ndebana nawe amaso ku maso, Yesu. Iki ni ikivugo cyawe. Icyo gihe nubwo nzaba nasobanukiwe byose, ntibizambuza kukubaza ibibazo mu buryo bwo kwitetesha, kuko nzaba nagize iyo njya. Nzakubaza ibyo nzi nka mwarimu, uzanyemerera ndabizi, nawe hari icyo ubiziho. Kimwe muri byo umenya ari nacyo gikubiyemo byose, ni cya kibazo mporana nti wanshiye iki mwami w'abantu? Wanshiye iki mwami w'abantu? Wanshiye iki? Uruwanjye nduwawe ibyo ndabihamya, none wongeye bamandi masezerano, ko muri iyi si ndi isoko y'imigisha, abakunzi bawe bakayivomamo. Udateranya nanjye agomba nyine kugira igihombo kidashira. Ko muri iyi si wampinduye umugisha, abawukeneye bakawubonaho. Wangiriye neza irenze ibagije, warantonesheje kandi ntacyo unsha. None mvuga iki ko amagambo ashize ivuga, wongeye unyeretse kutarangije. Reka nongere nkuratira abatakuzi, maze bate ibyo bari batengase bagusange nabo babera itetero, aho batekerereza ibiguturukaho ntibibatetereze na hato. Nk'uko byavuzwe kandi bikandikwa ndetse bigasubirwamo, nabuzwa n'iki se nanjye gutanga umusanzu wanjye wo gusangiza abagusenga ko ari wowe waduteye gusabana nawe? Ninde wahangara kumbuza? Nanjye nteye mu ry'abahanuzi n'intumwa ngo ntegurize wiyemeje gukomeza umugambi wo kuducungura burundu, hakadutsindira atyo uwari wariyemeje kuducura inkumbi, akamwereka ko nta mahuriro mu mihigo. N'ubundi waramuhanikiye, nicyo cyatumye ahananturwa nk'uhanutsi iyo gihera, akoherezwa ikuzimu. Ni nabwo buturo bw'iteka. Birakaba bityo. Komeza wimenya guhora ku ngoma we, wimakazwe mu bugingo bwanjye n'abandi bakwizeye wahesheje agaciro kadacagase, kuko wuzuye nawe utanga ibisendereye bisesekara n'ibisagutse ku buryo bisesengurwa n'uwo byasabitse, naho abandi bikababera urusaku, bikabaviramo isusumira, kuko banze kwisunga uwabasana. Bahisemo gusabikwa n'ibisare bihora bibasimbura, naho nk'isuri isambira byinshi gasohoza bike. Ayiwe! Nkomereza inganzo maze unganze, kuko winganzu uyu mwanzi umutunguje kuganza kwawe wahoranye mbere na mbere. We ntiyarabutswe igihe inganzwa zarimo kuzarira zishakisha ibizatuzahaza. None se ninde wegeze asesengura iby'isi abisesenguza ubumenyi ngo agezaho asigara abonye ibisubizo? Bose ntibazinga iminya bikabaviramo kuzimira, kuko uba wazimije ugashyikirwa n'uzahuye. Yegora sabo bose se n'ubundi bihaye kugusumba bakahakura ubusembwa, bibagiwe kuri rudasumbwa mu mihigo. Ninde mwahigase ko wahigitse ibihangange na n'ubu bikaba byarahabutse bidateze no kuzanzamuka? Ubonye iyo bakwisunga mbere hose
ritarabarengeraho ngo binjizwe mu mwijima, binjiranyemo umujinya wo guhora bajiginywa bagambirira guhora gusa, biyibagije nkana ko ari wowe uhoresha uburakari bwawe iyo barenze umurongo kandi kudatera suko kandi kudateranya nawe asandaza. Nuko niko turi, batsinzwe uruhenu rero ntibisubirwaho kandi ntibisubirwamo. Nubwo ngo bafite imitwe y'ingabo nyinshi, ariko ni nk'ibisa nazo, zimeze nk'impeye zitagira umugaba, kuko uwo zari zishingikirijeho se w'ibinyoma byose yazibeshya amahaho. Uwo wamuhemuye ku mugaragaro none umwivuga hejuru kubw'umusaraba, hari ku manywa y'ihangu, igihe wavugaga ijwi rirenga uti birarangiye. Mwami wanjye nkunda kandi nkakwishimira cyane, urangije waramwihereranye umugenda runono mwiba umugono umutsindiri we umusanzeyo atungurwa atyo, kandi yari azi ko yakurangije igihe yaremaga umutwe w'abagizi ba nabi babashungereza ngo bagushoke bagukoze isoni n'ikimwaro, yiteze ko wagamburura. Gute se? Ariko kandi wamutangiye kare kuvuvuka mu butayu Getsemani kwa Bahana na Kayafa, imbere y'abo bafarisayo bahoraga baguhangara bakugisha impaka z'ibyo batazi, ntibasobanukiwe uwo uriwe, nawe ukiyoberanya kenshi ukabacira imigani gusa, ibisubizo byawe bikabahanikira kuko nta guhishurirwa bigeze. Kwa Pilato imbere y'abayuda bene wanyu babanga mwabo basakurizaga icyarimwe ngo ntubambwe kugera i Golgota ikuzimu. Sijye wahera umwanzi n'abambari be bahemujwe no kutamenya uriwe, maze bariheba barahenebera kuko bari bakoze amahano y'ibyorezo byari kuzabakoraho bikanabakurikirana uko ibihe bihora bisimburana iteka, kuko bakomeje ubuginga ntibanamenye ko banazutse ku munsi wa gatatu. N'ababimenye batanze ibiguzi ku babibonye ngo batazabyamamaza, maze ibyari bya nyuma byabo bikazarusha ibya mbere kuba bibi. Barabihishe kugira ngo bibeshye nkana, bamwe ndetse babigize inzozi nazo mbi cyane, ariko byabaye nko gutwika inzu ugahisha umwotsi. Kuko bwakeye abagore barangije kubyamamaza mu mvugo iryoheye amatwi, yumvikanaga neza bati, nimwumve mwese nimwumve, umwami Yesu yazutse. Mariya Madalena agerekaho no kwemeza ko bivuganiye ubwe, banarebanye. Inkuru yabaye kimomo bityo, ndetse ukajya unyuzamo ukabonekera bamwe na ba Tomasi ntibatanzwe no gukorwa n'ikimwaro kubwo kutizera kwabo. Reka ngaruke inyuma nibutse Abaroma batinyutse kukuramburiraho amaboko yabo. Urubanza rwabo sinzi aho rugeze, ariko ntibazarurokoka, iryavuzwe rizataha. Ibyo byose bagukoreye, habe no kubumbura umunwa wabaye nk'intama bajyana kubagwa, nk'uko Yesaya yabyanditse. Nawe sinzi uko byamusize amahoro, kuko bishengura umutima cyane. Uko guceceka kwawe rero biri mu byabakozeho, uhereye ubwo na n'ubu inkurikizi zabyo ziriyongera, kuko urubanza rutaracibwa, kandi icyo cyaha cyabo bagukoreye n'igisaza ntabwo gisaza. Ngayo nguko umwanzi wawe yaratakawe igihe wari umanitse ku giti cy'umusaraba agira ngo yakurangije, ariko wahise umutanga uti birarangiye, birarangiye. Ntabwo yamenye ibyo urangije ibyo ari byo, ntiyamenye ibirangiye ibyo ari byo. Ntiyamenye ko ari wowe urangiye, ntiyamenye ko ari we urangiye, ko atsinzwe burundu, ahubwo yahise abyina insinzi atazi ibimutegereje. Haleluya, amagambo aryoha asubiwemo, uti ndangije icyanzanye, nguciye muri humye wagicibwa, ndakurangije nubwo utarasobanukirwa ibibaye, ndaje nkwambura ibyo wibye, kandi na hano mpakuye iminyago. Nuwo twabambanywe ntwaye umwe, nubwo nawe utwaye undi. Aya niyo mahirwe yo kumusaraba, buri gihe niko bigenda, n'ubundi ngo umwe azajyanwa undi asigare. Hariya amahirwe yasekeye babiri, umwe ni igisambo undi ni umusoda w'umuroma wabonye ibibaye, ati umva rero, yemwe uyu yari umwana w'Imana koko, yaguhishuriwe ntawe umubwirije, kuko yari umwana w'ubugingo, akizwa nuko abonye ibibaye maze umaze gutanga. Ngo kuko wagiye ugaragaza koko kuri ikimenyetso kigirwa impaka, ko benshi bazagwa kandi benshi bakabyuka. Na n'ubu niko bimeze,
abatsikimba babaye uruhuri ariko n'abagusanga turiyongera ubutitsa. Icyangombwa kuri wowe si imibare. Iyo bibi byo wari kutujyana cyangwa ukarema abandi, ariko wari kutujyana twese, isi yose wari kuyijyana cyangwa se ukongera ukiremera abandi, ariko wubashye unubahiriza amahitamo ya muntu kuko nibyo yashatse. Kuva yagucumuraho cyagiye wamukuraga muri Edeni, yari yamaze guhitamo kuyoborwa na Sekibi. Icyifuzo cye na n'ubu uracyacyubahiriza kuko ibyo umuntu yiyemeje urabyubaha maze we bikamuhemuza, nubwo uba wamweretse inzira nziza ariyo wowe. Utihitamo unyemera ubeho iteka, cyangwa uhitemo umwanzi muzashyane kuko yaciriweho iteka. Ukunga muti nanone ndi inzira nkabukuri nkaba n'ubugingo, nijye uzabajyana mbageze kwa data mu munezero udashira. Waravuze kandi ntujya ubeshya ngo kwa data aho ngaho Yesu hari amazu menshi nanjye yangiriye, ibyahanuwe byose byasohoye, nta kindi gisigaye uretse ubutumwa. Mwami nidushaka kubaho muri ya mibabaro, turashaka kujyanwa impande ivuze. Reka nsoze iki cyiciro mvuga nti nta rundi rukundo nigeze, nta n'urwo nzigera rwaruta urwo wankunze. Burya ahantu turibeshya, nanjye nagiye nibeshya ngo ndakundwa, ngo ndakunda, ariko amaherezo y'izo nkundo yabaga mabi akansigira ibikomere byavuwe n'urwawe rwonyine. Wayiwe, ntabwo nagukunda nk'urwo wankunze cyangwa unkunda, ariko ndagerageza, nkongera nkagerageza, nkageraho bindenga, ntange nkavuga nko mu ijambo ryawe ngo Mwami Yesu mbabarira, ibi ngibi ubishyira mu mutima cyane. Nanjye ngeraho nkavuga ngo kwerega ngo nzi ibyo nibwira nzakugirira, ngo nzi ibyo nibwira nzakwitura muri ubu buzima bwo muri iyi si, muri uyu muhamagaro wandoshyemo. Nanjye nzi ibyo nibwira ngiye kukugirira, uzaba ureba ibyo nguhishiye, kuko ndifuza ko wazajya uhora uvuga ko utaruhiye ubusa, utameneye amaraso yawe ubusa. Mwami Yesu, ndi ubwoko bwawe wiremeye, usutse ubugingo Yesu, amaraso yawe ntiyapfuye ubusa. Nzagukunda ngukundwakaze, nzakuratira abatakuzi, njye mbabwirane urabaruta, urabaruta, ubarusha benshi barimo jyewe ukurata ijoro n'umunsi, kubaruta ukabarusha ubwiza n'ubuhangange, ukabarusha imbaraga, ububasha n'ubushobozi, ukabarusha icyubahiro, ukabarusha imbabazi n'ubuntu, ukababwenge, ukabarukundo, kubaruta se ukabarusha byose, kuko uri byose muri byose. Urabaruta, uru rukundo rw'ubuzima bwanjye urabaruta, kandi ni wowe mbwira iryo jambo wenyine, kuri urukundo rw'ubuzima bwanjye. Nta wundi nshobora kuribwira, ntawe nzaribwira, nta wundi nzaribwira muri ubu buzima, ni ryawe wihariye gusa. None Mwami, niba ngutonnyeho ukabishima, nkaba nkundwakaye, n'ibyo ngusaba bigutunganiye, ukemera ko icyo nshaka, ukaba waramenye izina kandi ukaba unyishimiye, ngaho noneho nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Ngaho bingaragarize, unyereke ubwiza bwawe burabagirana. Nyereka ubwiza bwawe burabagirana Mwami. Niba kundekera
nibakundekere Mwami, nibakundekere rwose, nta manza zihari, nibakundekere buri wese ukwemeye biracyaza. Inganzo uwampaye, impano wampaye, Mwuka Wera yakomeje kuzisukaho amavuta menshi, birimo kududubiza mu bugingo bwanjye, kandi no kugira ngo mbikugarurire nawe wumve uko ubaye. Icyubahiro ndakigushubije cyose rero, cyose uyu mwaka tuzawugendane mu mwaka. Ndabizi ko wambwiye ko uyu mwaka urimo byinshi ntavugira hano, ariko icyo nizera ni uko tuwutangiranye, kandi iyi mpano nguhaye ujye uhorana nayo, ushyire kopi mu gitabo cy'urwibutso, ushyire hanyuma iyindi ujye uyigendana, originale nayo mushyire ahantu hariya aho by'icyubahiro bibikwa. Hanyuma nagira ngo nsabe mu barimo kutwumva, ushaka kwakira uyu mwami w'ubwiza mu bugingo bwe, ushaka kwakira uyu utuma benshi bagwa benshi bakabyuka, ndamubahamiriza n'ukuri, ni umwami mwiza, ni umugabo w'igitangaza usumba abandi bagabo bose. Niba ushaka kumwakira mu bugingo bwawe, reka ngufashe dusenge, reka ngufashe muri iri sengesho uti Mwami Imana, numvise ibikogeza, numvise iby'ijambo ryawe, none ibya Yesu nanjye biranshengeye. Niwe nzira, ndamwakiriye nk'inzira, kuri nk'ubugingo, ndamwakiriye mu bugingo bwanjye, wambere umwami, umukiza n'umucunguzi. Mbabarira ibyaha byanjye byose, Mwami, nyandukura mu gitabo cy'urupfu cy'abarimbuka, unyandike mu gitabo cy'ubugingo cy'abazabana nawe. Mbabarira ibyaha byanjye byose, amaraso yawe wamennye anyeza ntunganye, hanyuma diregite bitemba umwana w'Imana, semba umwana w'Imana, biheshejwe no kukwizera Mwami Yesu. Mwuka Wera nawe komeza umfashe, unyigishe cyane, nderesha amata kugeza aho nzanywa adafunguye, kugeza aho nzarya ibiryo bikomeye. Haleluya. Kandi ndasezeranya Yesu Kristo ko mbaye uwiyongereye mu bagomba kumwamamaza, kumuhamya no kumuhamiriza ku isi yose. Cyubahiro ni cyawe Mana, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Reka mbasengere, yemwe mwebwe mukijijwe. Haleluya. Mutangiranye n'umwaka wa 2024 muri ibyaremwe bishya. Urakoze Mwuka Wera, urakoze ku bw'abangaba, aba n'abana bavutse hanze. Rero urabizi ko Satani yashinyitse amenyo mu biyitirirwa izina rya Yesu, bashaka kubiba ngo bagende babacuza ibyabo, babatesha umutwe, basare. Ariko ndabakurindishije abangaba bakiriye Yesu Kristo. Mwuka Wera bareberere, ubigishe, ubagire inama, ubarindire muri iyi si idandabirana. Urakoze Mwuka Wera ko uwumvise kandi ukawubafasha, n'abandi bose, natwe twese dufatira icyarimwe, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo uw'i Nazareti. Mwaka mwiza mwese tuwutangirane mu mihigo mishya. Haleluya.